Hello guys, ndabaramukije abakunzi ba Black TV muri kumwe nanje Aksaira koze kuri kamera turi kumwe na Big no musi dufise umutumire mushasha. Umutumire mutamenyere ko musanzwe mumva ibikorwa akora avuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda ona usundi ni Tome Close. Imbere byose gira subscribe gira na commentaire turabikeneye hasi. Tome Close ndakuramukije. Murakoze Aksa. Meze neza? Yaman, meze neza kabisa. Ni cirakanga uje mu Burundi. Ni inshuro ya kenshi maze kuza inshuro nyinshi ndakeka ni inshuro ya 4 niba atari ya 5 ya. Ni iki cyambere ukunda i Burundi? Ikintu cyambere nkunda na abantu bo mu Burundi. I Burundi abantu bose bari accueillant, na abantu bishimira abantu, na abantu nyine bazi kubana bazi kuba inshuti nziza. Nicyo kintu cyambere cyiza cy'i Burundi kandi gisumba ibindi byose. Ibindi bisigaye ushobora kujya ahandi ukaba wabibona ariko icyo kintu kiri ni cyahano i Burundi. Murumva ibyo akunda mu Burundi. Tome Close amazina abavyeyi bakwise nayahe? Ni Thomas Muyombo. Niyo banyise. Murumva ngo ni Thomas Muyomba, urumva niyo mazina yiwe. Ngira ikintu c'ikinyobwa wanyoye nga mu Burundi kumva kikugwe neza. Nanyoye ji tropical juice. Nanyoye amazi, nanyoye fanta, sinkwi bisindisha, ariko nabyo nakomezaga mbona babinywa hirya no hino. Ibintu byose bimeze neza. N'ibiryo byose babihumvise bimeze neza. Ibiryo bimeze neza, nariye umukeke, nariye filet, nariye brochette, maze kurya ibintu bitandukanye. Ibiryo ni ibifungurwa mu Kinyarwanda ni ibiryo. Ibyo kurya. Tome Close muzi gufungura. Tome Close mu buzima busanzwe uri umudokteur ukaba n'umuririmbyi. Birakorohera mu buzima busanzwe kandi urubatse. Ubijira gute izo situation zose uburimo? Biroroha cyane kubera yuko ni ibintu ushobora gukora mu masaha atagongana. Studio na saa 3 saa 4 z'ijoro umuntu ajya muri studio agakora. So ubuhanzi mbukora isaha yariyo yose. Iyo uri muri douche ushobora kugira inspiration, uri mu modoka kujya ku kazi ushobora kugira inspiration. Ubu technology yoroheje ibintu, ushobora kugira inspiration ukarecordinga kuri telefone ukaza kongera ukabyumva ukibuka ibyo wari watekereje. So ni ibintu byoroha kubikora ntago bigoye. Uretse no kuririmba ndandika ibitabo, ndashushanya. Ibitabo byanjye nzabishyira no mu Kirundi bigere hano, biri mu Kinyarwanda, biri no muri français. So ni ibitabo by'abana mu ishuri bigamo. Ibyo byose rero mbikora, nkakora n'ubuganga, ni ibintu byoroshye ntago bigoye. Ko urashobora kuri kurakora ibyo uri muri studio kumva harabaye emergence kwa muganga baba bagukeneye cyangwa kurandika igitabo usanga harabaka emergence nibihora bigutera stress gato kumva bikora gukoroga. Oya na stress aho nkora ubu ngubu nkora akazi k'umuganga ariko mu kigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso muri Centre National de Transfusion sange. Ni ikigo kitatreta ama urgence asaba ko umuntu yirukanka akajya kwa muganga. Ndi umuyobozi, iyo habaye ka iri urgence barampamagara kuri telefone nkababwira ibyo bagomba gukora kuri telefone iyo ntari mu kazi. Iyo ndi ku kazi kameme ntabwo aba uri mu masaha y'akazi ngo ujye muri studio, ariko ikiza cya studio cyangwa ibintu by'ubuhanzi ubikora muri weekend nijoro. Na experience maze kugira mbimazemo imyaka myinshi, maze imyaka irenga 10 ndi umuhanzi, ndi umu artiste. Kubona inspiration biroroha kujya muri studio gukora indirimbo. Nanga turi hari studio nshobora kwinjiramo muri 1 heure nkasohoka mfite indirimbo, ntago bigoye. Ni ibintu byamaze kuba ubuzima bwa buri munsi. Tome Close ni umuririmbyi, umudokteur, umva ufise ibintu abaririmbyi bose badashobora, umva kuri umu intellectuel tubivuga uko. Hacimya kinga waratanga umuziki mbe nizihe navuga ati imbogamizi uhura tuvuga ama inconvénients cyangwa ama avantages maze guhura nazo muziki umaze gukora n'imyaka umaze? Inconvénients zihoraho, nta muhanzi n'umutazigira. Urwego nivo umuntu agezeho aba yifuza kuyirenga akagira n'ahandi. Kenshi ikunze kuba imbogamizi wenda y'amafaranga, kuko mba mfite vision irenze iyo mfite. Wenda hondi abahanzi benshi bareva kuhagera ariko nanjye mba ndiva kugera ahandi harehare.
ubushobozi rero bwo kugera aho akenshi rimwe na rimwe bumbogamiza, ariko iyo umuntu akunda ikintu ukora sacrifice nyinshi kugira ngo ukigereho. Hanyuma ikindi buriya gukora ubuhanzi muri Afurika bitandukanye no kubukorera ahandi. Imyumvire y'abantu ikunze kumvikana ngo aba artiste n'abantu bari aho ngaho badasobanutse, batari serious. Jewe ngira chance kubera yuko natangiye gukora ubuhanzi ndi umunyeshuri, abantu bajyaga bumva ku maradiyo uno mutipe uririmba ino ndirimbo yiga medicine, bishobora gute ko medicine ikomera, bagakeka ko hari n'igihe bajyaga bavuga ngo baramwirukanye ku ishuri, muri kaminuza baramwirukanye, bakabona ndize ndarangije. Ibyo bintu byamfashije kubaka icyizere mu bantu, kubumvisha yuko nubwo ndi artiste nari bandi, nari mayibobo. So izo mbogamizi zihoraho, uretse nanjye hari n'abandi bahanzi benshi bahura nazo. Famille rimwe na rimwe ugasanga ntibyumva neza, ugasanga abantu bandi ntago babyumva neza, ariko kuri je ntabwo icyo kibazo gihari cyane, kuko mu Rwanda turavuga ngo iyo umuntu aguhiga ubutwari muratabarana, mujyana ku rugamba ukamwereka yuko umurusha cyangwa nawe akwereka ko akurusha. So abantu baduta mbana nabo mu buzima bwa buri munsi, biroroshye kubona yuko banyibeshyaho cyangwa navuga ko izo munyenge zirahari, ariko nazo ntabwo ari nini. So imbogamizi zihari ni izo ngizo, izindi ni iziri mu zindi sector zose z'ubuzima. Ugerageje kuraba indirimbo watangwa kurimba n'izugezwe ku ubu nakahe karusha ubona? Of course experience yabaye nyinshi. Mbere kubona umuproducer byabaga bigoye. Je ntangira kuririmba ninjiye muri studio bwa mbere nakoze saa 8 za nijoro, nahageze mu gitondo umuproducer yabaga ari umwe, abantu bakabuzuye aho ngaho, hinjira umwe, hinjira undi producer akabacika, akabakwepa, akagenda, kaza kugaruka. So ninjiye muri studio bwa mbere nageze kuri microphone saa 8 z'ijoro. Ariko ubu ngubu hari abantu benshi batangiye production vuba hanga kandi babahanga, kugira ngo ubone karite biroroha kandi ukayibona ku gihe. Ubundi mbere wakoraga indirimbo igasohoka nyuma ya 4 mois 5 mois, ariko ubu ngubu ushobora kujya muri studio ku munsi ugakora indirimbo 2-3, nyuma y'icyumweru zikaba zabonetse. So ibintu bigenda byoroha na experience, style zigenda zitera imbere. Kera wumvaga ikintu wakaganiriza producer uti dukora ikintu kimeze gutyo, kumva nta ide afite, ariko biroroshye. So musique yateye imbere vraiment. Tome Close, kugira abanywanyi bacu bamenye ko turi kumwe na Tome Close, igira mu mihogo gatowe wihogore ku karimbo wumva ushaka. Ndashaka kuvuga amagambo akabura, ndahimba ngo ndirimbe ijwi rikanga, ndashaka kuryama ibitotsi nkabibura, umutima wanjye uranganiriza ukakunkumbuza, nagukabakaba sinkubone, nareba aho wahoze simakubone, gusa nagukunda bimwe bizira uburyarya, baby girl ndagukunda, uwi je ndagukunda, yaman. Mwumvise ni Tome Close ndi muri yakera vraiment. Tome Close uri umunyarwanda, uraje mu Burundi, ntabwo wagize ku byo wumva nk'abandi batinya kuza, be wahabonye gute, bakwakire gute, mbe ni giki kintu wamubonyemo Bface kugira ngo mukorane n'indirimbo idevuye hehe, umubona gute Bface mbere yiwawe? Bface ni umuhanzi mwiza, reka mere kuri icyo ngicyo. Kamem iyo umuhanzi agusabye ko mukorana, ubanza kureba ko nawe atazagusubiza inyuma kuri nivuriho,
so ni umuhanzi ufite nivo nziza ku buryo gukorana nawe nanjye hari icyo byamfashije. Afite public ye hano y'abaraperi y'abantu bakunda rap, bakunda hip hop, y'abantu bakunda umuziki w'indundi, so iyo public nayigizeho access kubera gukorana nawe. Hanyuma hano mu Burundi of course hari amagambo, hari n'abahanzi bagenzi banjye bashatse kuza hano mu Burundi, amakomanteri kuri Facebook ngo bazobamesa n'iki. Iyo umuntu ari hari atagera hano hari igihe agira impungenge akavuga se ngeze hari wa mugani bakamesa, ariko sibyo nabonye hano. Abarundi banyakiriye neza, hano ni mu rugo, nanezerewe vraiment uburyo mwanyakiriye, uburyo abantu banyakiriye. Hanyuma nanezerewe n'uburyo nyine indirimbo yanjye na Bface ihagaze hano, ndetse mfite gahunda yo gukorana nawe nanjye mu ndirimbo yanjye, akaza akamereza umutahe, so ni ikigaragaza ko nishimiye kuba ndi hano. So Bface yaje mu Rwanda yakigwa gute nkuko wewe n'abakwakiriye hano mu Burundi wacu? Bface ni umuhanzi umaze kubaka izina. Hari n'abantu babonye nakoranye nayo indirimbo barambwira ngo uyu si wa muhanzi wa bifinze abahanzi bo mu Rwanda n'icyo byose, nkababwira ni ibyo bibaho muri hip hop. No kuvuga indirimbo akora, hari indirimbo yigeze gukora arasa abahanzi bo mu Rwanda baririmba hip hop. Hari indirimbo nyinshi zafite zagiye zimenyekana mu Rwanda. Ntabwo ari umuhanzi muto mu Rwanda, n'umuhanzi ufite izina. Tome Close ni gihe ikintu uri kurategura, kuko tumaze kubona kuri mu makarume menshi, ariko ubu duso kukubona usohora indirimbo shasha na Bface umurundi mugenzi wawe, uri kutegura iki? Umva ko ugomba gusohora indirimbo shasha nawe akagufasha. Ku ruhande rwawe kutegura iki? Ndimo ndategura, mfite indirimbo nyinshi, nyinshi ku buryo ndamutse nshatse gusohora indirimbo nshobora kugeza undi mwaka 2021 nyirimo narasubira muri studio, kuko mba mfite amaproje menshi nakoze, ariko iminsi igiye kuza nuko yashyira hanze. Mfite amavideo nk'atatu atarasohoka, mfite amaudio menshi arenga 10. Ikibura ni umwanya wo kubishyira hanze no gukora strategy. So mu minsi iri imbere muzabona indirimbo nyinshi za Tome Close ziza hano mu Burundi, muzabona indirimbo nyinshi n'abahanzi bandi batandukanye mfitanye nabo amaproje. So ibyiza biri imbere ni byinshi vraiment. Wewe ukeneye igitabo cyo Tome Close yanditse agomba kugisoma yo gikurahe mu Burundi ko bitaraba transfer ngo bizane? Ntabwo biragera mu Burundi, biri mu nzira kubera yuko inyandiko ntabwo izisibangana. Iyo umuntu yanditse uko byagenda